Dore nawe uburyo wakwirebera amanota asoza ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza P6 ndetse n'umwaka wa gatatu ushoza mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye senior free. Dore uko wayareba bitakugoye ubyikoreye kuri telefoni yawe. Mbere na mbere urajya muri Chrome yawe cyangwa muri Google, urayizi ukoresha search engine usanzwe ukoresha, noneho ujye muri search, aho usanzwe usacingira ikintu runaka. Ugeze kuri Google cyangwa Chrome wandikemo interuro Nesa results byonyine. Ubundi icyo ukora niba namaze kubyandikamo Nesa results, icyo ukora urahita ukanda kuri search, then go scrolling, urahita ubona iyo link ya mbere ije ICDMS, iyo website urayibona hejuru, ICDMS School Data Management System login. Urabona ko ijambo login kwinjiramo, then iyo niyo twinjiramo tukareba amanota sasa. Urayikandaho, urabona ko itize hari primary and O level, hari advanced level TTCs, TVET and TSS. Noneho wowe urabona twashyize kuri primary and O level. Urabona basize akabox ko gushyiramo index number z'umunyeshuri, uzandikemo for example 240608 PR 123 2025. Ikaba ari index number y'umunyeshuri. Maze kuyandikamo, nahita nkanda kuri get result. Undi processing tegereze result ziza. Gusa uko bitaratangira ntabwo byakunda, ariko iyi ni inzira banyuramo gukora kugira ngo ubashe kwirinda neza cyane. Ndagushimira wakoze subscribe kuri Bya TV. Nawe ugeze uyu munsi ndagusabye ngo ukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kunshyigikira kandi ubone amakuru agezweho meza cyane.